Shalom shalom, Yesu ashimwe muraho ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana komeze kutugirira neza hamwe twese aho duherereye hatandukanye. Ndizera ko murimo murahabwa umugisha n'amagambo y'Imana tumaze iminsi turimo turavuga hejuru yo kuba mu nshingano zacu nk'abakritso. Rero twavuze ibintu bigera muri birindwi bishobora kudufasha kuba mu nshingano zacu nk'abana b'Imana. Uyu munsi tugeze ku cya kane turimo turavuga gishobora kudufasha. Turasoma mu byakozwe n'umwe igice cya 2 umurongo wa mbere. Harabanga umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari ku hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatunguye uva mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro, ngo ururimi rukajya ku muntu wese muri bo. Bose buzuza Mwuka Wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko Mwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Tumo turegereza umunsi wa Pentekote, tumo turegereza igihe cya Pentekote, tuvuye mu gihe cya Pasika twibuka Kristo wabambwe, Kristo wazutse, Kristo uzaza gutwara abamwizeye. Tumo turegereza rero Pentekote aho twizihiza iminsi 50 Yesu amaze kuzuka avuye kunesha Satani, mwambuye ububasha bwose akabudusigira, akavuga ngo mugende mubwirize ubutumwa bwiza abazizera mubabatiza ndetse kugeza kumera ziza bandi kumwe namwe. Rero uyu munsi turavuga ku cya kane gishobora kudufasha kuba urumuri, gishobora kudufasha guhagarara mu nshinga zacu nk'abana b'Imana. Ni ikintu kijyanye n'ubumwe hagati yacu nk'abera b'Imana. Ubumwe ni ikintu gikomeye Satani nawe akoresha, n'Imana nayo ikeneye kugira ngo dushobore kugaragaza icyo Imana yaduhamagariye kuba mw'isi, twaba umuco w'isi nk'uko Imana yabitubwiye, nk'uko Imana yifuza yuko twabera isi umuco. Rero abigishwa bagiye kumurikira isi n'inshingano Kristo yari yabasigiye, ba Petero aravuga ati reka tube hamwe kugira ngo n'Imana ibane natwe. Ngo bajya hamwe, bashira hamwe, maze Imana irabashigikira, ibasukaho Mwuka wayo, basohoka babwiriza ubutumwa bwiza. Igice cya 14 niho tubona Petero asohoka abwiriza abantu, ababwira ati ibi ngibi ni byahanuwe, Imana izasuka Umwuka wayo ku bafite umubiri, abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, abasaza bazarota, abasore bazerekwa. Arabivuga, abantu baramubaza ngo dukore iki? Aravuga ati mwihane maze namwe mwakira impano y'Imana. Uko niko byagenze, 3,000 by'abantu birakizwa kuri uwo munsi, kubera abagabo bari hamwe, maze Imana ibana nabo irabashyigikira. Uyu munsi kuri iki cya kane iga kuba mu bumwe n'abana b'Imana, iga kuba mu bumwe n'abera b'Imana. Tumaze igihe tubona amadiviziyo mu bwoko bw'Imana, amadiviziyo mu maeglize, amadiviziyo. Ariko igihe kirimo kiregereza aho umugeni wa Kristo tugiye kwishyira hamwe muri bino bihe bya nyuma, aho Imana igiye gusuka imbaraga zayo, ubyutse budasanzwe bo mu bihe bya nyuma. Dutegereje igihe kirekire, bwarahanuye, ariko turimo turegereza ugusohora k'ubwo bubyutse. Itegure mwana w'Imana aho uri hose kwakira imbaraga z'Imana no guhinduka umuco aho uri, kugira ngo abantu bakizwe, abantu baze kuri Yesu. Imana ibaho umugisha, Imana ibahezagire. Mureke duharanire kuba mu bumwe, turwanye umwuka w'ibice hagati yacu, turwanye umwuka w'ibice mubera w'Imana, turwanye umwuka w'ibice ukiremwa w'ibice. Mureke dushyigikirane, mureke dushyire hamwe, mureke dushyire hamwe kubw'ubwami bw'Imana, maze ibintu bigende neza umubiri wa Kristo. Imana ibaho umugisha, Imana ibahezagire. Tuzakomeza neza tuvuga ku cya 5 gishobora kudufasha guhagarara no kuba mu nshingano zacu n'abana b'Imana. Imana ibaho umugisha. Shalom. Dukomeze tube urumuri rw'isi. Amen.